urwane intambara nziza. Kristo niwe mbaraga zawe. Kristo nimba ari imbaraga zawe, wibona ubukene cyangwa intambara bije ngo utangire uve ku Mana. Oya, ahubwo rwana intambara nziza. Icyo nakubwira, hari indirimbo ijya imfasha ivuga ngo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Imana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, mwami kubabona bugufi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona n'ibi twizere umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye y'ubwami. Nawe yemeye kurya ndi ndetse no kunyobora neza, ampesha no kwinjira vuba mu mahoro. Nawe yemeye kurya ndi ndetse no kunyobora neza, ampesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ubwo Dawidi ngaho buhamye umwami aravuga ati yewe umugaragu wawe narwanye n'idubu, ndwana n'intare ndi kubyambura umwana w'intama ubwo nabaga ndagiye mu ishyamba. Ati Imana yabanye nanjye rero. Haleluya. Amen. Bafashijwe. Imana yabanye nanjye ndi mu ishyamba, ikanyiza intare, ikanyiza inzara z'intare n'iz'idubu. Izamfasha no kunesha umufilisi utarakebwe. Hari igihe Satani agukubirana ku buntu bwa feke, ubuntu bugeragezo buraho, akakwibagiza ibintu Imana yagukoreye. Uba warashatse Imana yakoreye ubukwe mu buryo wabonaga nawe bigoranye, kuba utarabona urubyaro, nibyo ni ikigeragezo gikomeye, ariko byikwibagiza imirimo Imana yakoze. Kuba nta kazi urabona, byikwibagiza ko Imana yagufashije kwiga. Kuba urwaye, byikwibagiza ko hari abapfuye wowe Imana yagukijije urupfu. Kuba hari intambara nyinshi zitandukanye, ibikuyeho ko hari ibintu Imana yakoze bikuremamo icyizere cy'ibyo Imana izakora. Imana ishimwe kandi yahabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli 17:28. Aravuga ngo maze Eliyabu umukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramusubiza ati wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Dawidi aramusubiza ati mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu. Amutera umugongo yerekera undi, nawe amubaza bene ibyo. Abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Kadusimbuke dusome 7. Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, arankiza no mu maboko y'uwo Mufilisiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Soreze ku murongo wa 45 avuga ngo Dawidi abwiye Umufilisiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko jyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Amen. Haleluya. Amen. Umutwe w'ijambo tuyoganira avuga ngo tera umugongo cyangwa se wima amatwi amajwi aguca intege. Urwane intambara nziza, Imana iri kumwe nawe. Amen.
Yego, hari amajwi menshi abaduca intege mu ubuzima tubamo mu isi. Abizeye Imana ni intambara, duhora mu bigeragezo, duhora mu ntambara. Izi ni inkuru za Dawidi, ndashaka kuzivuga muri make kuko ni inkuru ndende. Yari agemuriye abavandimwe be bari bari ku rugamba, Abisirayeli bari bari kurwana n'Abafilisitiya. Ngo hari umugabo witwaga Goliyati, yari amaze iminsi myinshi atuka ingabo z'Imana, n'Imana yituka birumvikana. Dawidi ngahageze rero ngo uwo mugabo arongera nk'ibisanzwe agarwa gutuka Imana n'ingabo zayo. Dawidi atangira kubaza ati ko uriya muntu ni bwoko ki uri gutuka ingabo z'Imana? Ati se umuntu amwishe byagenda bite? Ubwo Eliya mukuru we rero ngo wari imfura atangira ngo abaraje abaza Dawidi ati ubutamu busize he n'iki, ubwibone bwo mu mutima wawe ndabuzi n'iki. Atangira kumubwira nabi nyina amuca intege, ariko Dawidi amutera umugongo, arongera abaza abandi bantu ngo umwami yagorora iki umuntu wakwica n'umugabo? Ngo bamusubiza nk'ibya mbere, bari bamubwiye ko ngo umwami azamukingira umukobwa we n'ibindi byinshi byiza umwami azakorera umuntu uzica uwo Mufilisitiya witwaga Goliyati. Dawidi rero yitaye ku bamuca intege, byarangiye bamujyanye ku mwami, bamushyira Sawuli. Sawuli aramubwira ati se kuri akana ari agasore k'umugenda, uriya akaba ari umugabo watangiye kurwana akiri umusore, yamenyereye intambara zamutsinda ute? Dawidi amuha ubuhamya. Nawe ujye uha ubuhamya ibigeragezo, ujye ubuhamya ibintu bikwereka ngo bise wabinesha ute, ngo wabivamo ute, ngo byagenda bite. Ubwira uti nkiri umusore cyangwa se nkiri umukobwa, Imana yabanye nanjye nyubakira urugo. Ubwira uti nkiri mutoya nyiga primaire, Imana yarankujije, bagenzi banjye barapfuye none dore ubungana gutya. Mbese ugenda uha ubuhamya ibintu bikurwanya, uhanga amaso Imana, urwanya intambara nziza. Dawidi ngo byarangiye rero agiye ku rugamba, umwami yashatse no kumuha imyambaro. Dawidi aravuga ati reka, yarabyigeze yumva ntabwo abimenyereye, aravuga ati reka ujye urwana intambara uko wowe uko uri, urwana intambara nkawe, we kwigera ibintu by'abandi, we kwigana abandi, urwane intambara nziza nkawe, urwanane n'Imana yawe. Haleluya. Reka turwane intambara nziza kandi turwane mu izina ry'Imana, tubaye ubwacu ari two ubwacu rwose twaneshwa. Hari byinshi bitwugarije, hari ubukene buriho, hari ibibazo bitandukanye by'ubuzima hano hanze, ibiciro byarazamutse, iki n'iki, hari ibibazo byinshi byugarije abantu, ariko mu izina rya Yesu ntabwo nzi ibibazo urimo, sinzi ubukene ufite, sinzi bishobora kuba wenda uri no hanze ahantu hatandukanye, wenda wowe utari ikibazo cy'ubukene ariko ufite ibibazo bindi, ari ibyaha byakunaniye kubinesha, wibaza uburyo wabohoka. Mbese ufite ibibazo nta muntu ubura ibibazo mu buzima bimwugarije, ariko mu izina rya Yesu Kristo wizera Imana. Imana yarwaniriye Dawidi, Imana yarwananye nawe mu minsi yashize, ukaba ukiriho, ukaba waragiye unesha bya bindi byose uzibagiye unesha, ntabwo ubu ngubu ari bwo yakureka. Urwane intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zawe. Kristo nimba ari imbaraga zawe, wibona ubukene cyangwa intambara bije ngo utangire uve ku Mana, oya, ahubwo rwana intambara nziza. Icyo nakubwira, hari indirimbo ijya imfasha ivuga ngo amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo, ibibazo ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Niba utarizera nawe ni karibu wakwakira Kristo umwami n'umukiza ubugingo bwawe, ukabona amahoro, ukabaho ubuzima bwiza, kandi ejo hazaza nabwo ukaba wishinganishije, ukazagira ubugingo buhoraho. Turagushimiye Imana, turaguhimbaje, ushimwe kubanye natwe. Reka iri jambo ryawe rivomerere umwene data, uyu mushiki wacu yima amatwi y'umuca intege, atumbire wowe wenyine, kuko ni wowe igisubizo bya bindi byose, biriya byose bimugoye birabizi, kandi uzamugirira neza. Buhora ubugingo bwe, reka umugirire neza, akubona uko gushaka, ashime, abone uko kwawe gukomeye, kandi natwe ubane natwe, maze kutwuzuriza amavuta imperezo, tugire neza muri byose mu izina rya Yesu. Amen.